Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ubuntu n'amahoro Imana itangira ubuntu bikomeze bibane n'imitima yacu twebwe abizera. N'ubundi abizera abenshi uyu munsi bazi yuko ubu ngubu umwaka urangiye hagiye gutangira umwaka mushyashya, ariko ibyo byose ni ibya hano mu isi. Ibyo byose ni ibintu ah, by'ibihimbano abantu bagenda bahimbahimba, amoko y'abantu mu buryo butandukanye hirya no hino ku isi, ibihugu mu buryo butandukanye, amatsinda y'abantu mu buryo butandukanye bagenda bizihiza mu buryo bwabo. Ni ibintu bidaturuka ku Mana. Nyamara uzasanga ubu ngubu amadini yuzuye abantu baraye ngo bashima Imana yuko ngo umwaka urangiye. Usange ibihimbano by'abantu, abantu barabifashe babihindura ukuri ndetse babizanemo Imana. Bizanemo Imana ubu ngubu bamwe batangire batange amaturo y'ishimwe ry'uko ngo barinze umwaka wose, abandi batangire batange ibyo bita umuganura, abandi batangire batange ibintu runaka ngo bigaragaza yuko umwaka urangiye. Ariko murimo muragendera ku ki? Murimo muragendera ku kinyoma, murimo muragendera ku bihimbano. Noneho ikinteye no gukora iki kiganiro muri uyu mugoroba, ni ukwibaza, nibajije cyane, ntekereza cyane ukuntu abantu bagira gutya bakavuga bati twebwe ntabwo tuzaruhuka ku cyumweru, twebwe ntabwo tuzasenga ku cyumweru, ni ikimenyetso cy'inyamaswa n'ibiki n'ibiki byose, nyamara bakizihiza umunsi w'ubunani kandi nawo ukomoka muri Kiliziya Gatolika. Umunsi w'ubunani nawo ukomoka muri Kiliziya Gatolika. Nk'uko hari byinshi byagiye bizanwa na Kiliziya Gatolika, harimo Noheli, harimo Pasika, harimo iminsi mikuru myinshi itandukanye, ariko noneho ubu ngubu tukaba tugeze ku munsi witwa ngo ni umunsi w'ubunani. Ugasanga abantu ibyo byose nta kibazo babifiteho, ariko ugasanga babicikirije, barimo baravuga ukuntu ikimenyetso cy'inyamaswa kigiye kuza, ndetse ngo ari icyumweru, ngo ari icyumweru cyashyizweho na Kiliziya Gatolika. Ariko muzirikane neza ko isoko imwe idashobora kuvamwo amazi y'uburyo bubiri. Isoko mbi ibyara amazi mabi, isoko nziza ibyara amazi meza. Yesu yaravuze ngo igiti cyose muzakibwirwa n'imbuto zacyo. Ntabwo sisiteme runaka ntabwo yaba ukuri, ndetse ngo abantu bashishikarizwe kuyigendamo, abantu bashishikarizwe gutanga ibirundo, bashishikarizwe gutanga amaturo, bashishikarizwe gutanga amashimwe, bashishikarizwe gusenga, bizihiza ikintu abantu bahimbye, ngo hanyuma bahindukire bavuge ko ibindi byo bibakomokaho byo ari ikibazo. Ntabwo ushaka kuvuga ko ibyazanywe n'abagatulika ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo, kuko hari n'andi mahanga agiye afite ibyayo, hari n'abandi bagiye bafite ibyabo, ndetse na mbere y'uko nk'abanyarwanda twebwe noneho twadopta ibyo ngibyo twazaniwe n'abanyamahanga, twazaniwe n'abazungu, twazaniwe n'abanyedini cyane cyane, twari dusanzwe dufite ibyacu. Mbere y'igihumbi kimwe na magana cyenda mpamya yuko nta bunani bwabagaho. Mpamya yuko umwaka w'abanyarwanda utarangiraga ku itariki ya mbere, utatangiraga ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Icyo uyu munsi wa none turimo kwita itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, cyangwa itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 ngo umwaka urarangiye. Nibaza yuko mbere yuko abakoloni, mbere yuko abanyedini baza, nibaza yuko iyo gahunda itari ihari. Nibaza ko iyo gahunda itari isanzwe ihari. Abanyarwanda bari basanzwe bafite uko umwaka wabo uteye, bari basanzwe bafite imigenzo yabo n'imihango yabo bakora mu gihe hari igihe bitaga igihe cy'umuganura, murabizi, ndetse murabizi neza yuko igihembwe cyangwa se umwaka w'abanyarwanda w'ihinga watangiranaga
n'igihembwe cy'ihinga cya mbere, aho twita umuhindo. Byatangiranaga n'umuhindo. Ni ukuvuga ngo umuhindo niwo watangiraga umwaka w'Abanyarwanda. Hakagenda hazamo ibindi bika. Hakazamo kugisha, hakazamo n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Si byo nshaka kwigisha. Icyo nshaka kuvugaho ni ukugira ngo abantu nibanatekereza bakibaza yuko ngo barimo gusoma ibitabo, ngo ibitabo runaka biravuga gutya na gutya, umuhanuzi kanaka yavuze ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ibitabo runaka byavuze ibi n'ibi n'ibi, ibitabo byanditswe iki n'iki bivuga ibi n'ibi, ariko umenye ko na mbere y'uko ibyo bitabo byandikwa, na mbere y'uko ibyo bitabo bivuga ibyo bivuga, ibiriho byose ku isi ni ibihimbano. Ibiriho byose ku isi bituruka mu bushake bw'abantu. Mu bwami bw'Imana, abana b'Imana ntabwo ibihe bibarwa. Abana b'Imana ntabwo uyu ngubu bashishikajwe no kuvuga ngo umwaka urarangiye. Urangiye kuri nde? Urangiye hagana he? Itorero rya Kristo ntabwo ribarirwa muri ibyo karandiriye, ntabwo bibarirwa muri iyo ngengabihe ya Gregoire. Kuko abizihiza ubunani ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ni abagendera kuri karandiriye cyangwa se ku ngengabihe y'uwitwa Gregoire. Murabizi ko mbere hari hariho uwitwa Jules, hari hariho karandiriye. Murabizi yuko uyu munsi wa none, cyangwa birashoboka ko hari n'abatabizi ariko babimenye, niyo mpamvu iki kiganiro gishyizweho. Mbere hari hariho nyine karandiriye Abanyarwanda bagenderagaho, bari bafite ibihe byabo bagenderagaho, bari bafite uburyo ki bagenzura ibihe, bakamenya ngo umwaka uratangiye, umwaka ugezemo hagati, umwaka urarangiye, bakagira n'ibyo bakora bijyanye nabyo. Nk'ubu ngubu muri Etiyopiya bo baracyari muri 2014 kandi umwaka wabo utangira mu kwa cyenda, aho twita mu kwa cyenda twebwe, ndetse atari no mu kwa cyenda ku itariki ya mbere, mu kwa cyenda mo hagati. Muri za Canada, mu Bufaransa bafite uburyo ki bizihiza icyo kintu cyitwa ubunani. Mu Ubushinwa byo birazwi. Ubushinwa bugira by'umwihariko, ndetse n'ibihugu baturanye byo muri Aziya aho ngaho bafite ingengabihe yabo, bafite igihe, umwaka wabo ufite igihe cyawo. Ntabwo bagendera kuri no karandiriye ya Gregoire. Mu Bushinwa bagendera ku kwezi, ku mboneko z'ukwezi. Umwaka wabo utangira uba hagati y'ukwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa kabiri, hagati aho ngaho, bitewe n'uko ukwezi kwabonetse. Abayisilamu niko bimeze. Abayisilamu murabizi yuko bo umwaka wabo n'ubundi nabo batubaho inyuma. Abagendera kuri no ngengabihe ya Gregoire, abayisilamu bagenda inyuma. Nabo umwaka wabo ntabwo utangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu bihugu by'abayisilamu, kuko bagendera ku gihe intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'umugisha, igihe yimukiye niko bafata nk'igihe cy'itangira ry'umwaka. Muri Isiraheli abenshi bakunda kubakaho cyane, bakavuga ngo ni ubwoko bwanditse muri Bibiliya n'iki n'iki n'iki. Muri Isiraheli umwaka wabo nawo ntabwo utangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Hoya, nabo bafite igihe cyabo, ndetse bafite n'imihango bakora, bafite n'ibyo bakora, bafite n'ibijyana nabyo, bafite n'uko bitwara muri icyo gihe cyabo. Umwaka wabo nabo uba hagati y'ukwezi kwa cyenda ndetse n'ukwa cumi, nibwo umwaka wabo utangira. Bafite n'uko babyita. Mu Buhinde ni uko umwaka wabo uba mu kwezi kwa kane, nibwo utangira.
ubwo n'amatariki niko bigenda bihindagurika, n'iminsi niko yagiye ihindagurika. Ni ukuvuga ngo ni ibintu nyine biri aho ngaho abantu bagiye bafite uko babigenza. Nyamara kubera kudashaka kumenya ukuri, kudashaka se kubwizanya ukuri, uzasanga iki ngiki cyitwa ubunani, iki ngiki cyitwa ngo ni bonane, abantu benshi bo mu madini yose atandukanye icyo ngicyo bagihuriraho, ndetse usange bahuye, usange barimo barakora ibirori, usange barimo barakora amasengesho menshi cyane, usange barimo barakora za veye, ibintu bikimeze neza, korona itarazamo cyane, uretse ko wenda bitari bubuze n'ubundi ba bandi badashaka kumva amabwiriza kubirengaho, nibwo abantu batanga amasezerano, nibwo abantu bongera kuvugurura amasezerano n'Imana, nibwo abantu bongera, ni ukuvuga ngo n'Imana bakayizana muri ibyo bintu bigiye binyuranye hirya no hino ku isi. Buri bihugu, buri mico ikora uko ibyumva. Tujye twitonda. Abitwa yuko bashaka kumenya Imana by'ukuri, bakwiriye kwitandukanya n'ibintu byose bibabeshya. Bakwiriye kwitandukanya. Ntabwo mvuze ngo bitandukanye n'imico yabo, oya. Ntabwo mvuze ngo nibareke guserebura, ariko userebura ibintu uzi. Wo kujya hariya ngo wibaza yuko ku Mana ubu ngubu bari mu bwami bw'Imana, ari muri 2021, sibyo? Kurya kuvuga ngo ubuhanuzi bwa 2022, buriya buhanuzi bwa 2022, buriya buhanuzi buvuga imyaka bugendeye kuri karandiriye cyangwa se bugendeye ku ngengabihe ya Gregoire, bubwirwa abantu bagendera kuri iyo ngengabihe ya Gregoire. Kuko iyo uvuze ngo muri 2022 abanyetiyopiya bari bakiri muri 2014, ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo urimo kuvuga ngo ni ukuvuga ngo mu yandi magambo abanyetiyopiya ntabwo bibareba, kandi warangiza ukabeshyera Imana ngo Imana niyo ibikubwiye, ngo irakubwiye ngo muri 2022, muri 2022 uba uvuga yuko Imana yavuze ni 22 yihe, kuyihe karandiriye, mu wuhe muco, mu kihe gihugu? Niho hagaragaza yuko ibyo bavuga byose ari ibinyoma. Iyo umuntu atinyutse akavuga ngo Imana yanyeretse ibizaba muri 22, ni muri 22 kuri bandi, kuyihe system, kubahe bantu, kuyahe matsinda, kuyihe tsinda ry'abantu bagendera kuyihe ngengabihe, karandiriye yandi. Hari ukuntu abantu b'abapagani, hari ukuntu abantu batizera, hari ukuntu abantu batorwa n'umwuka w'Imana bajya hariya bagafata Imana bakayizana muri systeme zabo, nayo bakayihindura imwe muri bo. Ugasanga Imana nyine barayifashe bayihindura, barayimanura, bayihindura umwe muri bo. Kubera ko mu idini ryanyu mwemera ibi, n'Imana mukayifata mukayizana muri iyo myemerere yanyu. Kubera yuko mu gihugu cyanyu mwebwe mwemera ibi, mugafata Imana mukayizana ariko ni Imana ya bose, ni Imana ya hose, ni Imana y'iteka ryose, niyo Mana nyakuri. Izindi mana nyine, Imana y'Abahinde, Imana y'Abanyarwanda, Imana y'Abayisiraheli, Imana y'amatsinda atandukanye, Imana yo mu idini runaka, uko amadini angana. Buri dini ryose rigira ikigirwamana cyaryo, buri dini ryose rigira icyo bita Imana. Ariko igitangaje ni ukuza ukaza uvuga ibihwanye n'imyemerere yawe n'imyumvire yawe, ukaza ukabwira isi yose ko Imana nk'umuremyi yavuze. Imana umuremyi ntabwo ari Imana yo mu idini runaka. Ni nabyo ngorane zihari. Uzasanga abiyempoza, abanga gukora ibintu runaka, abanga kugendera mu murongo umwe n'abandi, bitwaza ibyo bintu ndetse bagaragaza yuko ngo ari uburenganzira bwabo, ndetse ngo n'Imana ibashyigikiye. Hanyuma usange babandi bakurikira buhumyi
ba bandi bagenda buhumyi, ba bandi babaye abayoboke b'abanyamadini b'amadini n'amasisiteme nk'ayo ngayo, usange bari aho ngaho rwose biteguye no gupfa. Hari n'abapfa bazize imyemerere ipfuye, bazize ubujiji, bakabyitirira Imana ngo Imana niko ishaka ko abantu niko biri bugende. Iyo umuntu avuze imyemerere yo mu idini rye tubyubahe, ariko higira umuntu ufata ibintu byo mu idini rye ngo abyitirire Imana. Higira umuntu ufata ibintu byo mu gihugu cye cyangwa mu muco we ngo abyitirire Imana umuremyi. Kuko Imana umuremyi yo ni Imana ya bose, ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana itajya muri utwo tuntu. Niba mu idini ryanyu musenga mupfukamye, wikumva yuko Imana ntabwo Imana umuremyi si yo ibwira abantu kuyisenga bapfukamye. Usange umuntu aravuga ngo kubera iki ngo mudapfukama ngo kandi ngo ari Imana ibidutegeka. No, Imana yo mu idini ryanyu irabibategeka, ariko ntabwo ibitegeka abantu bose, kuko Imana yo mu idini ryanyu ntabwo ariyo Imana yo mu idini ry'abandi. Imana yo mu gihugu cyanyu si yo mu gihugu cy'abandi. Imana ya kominote yanyu aho wakuriye, Imana usoma mu bitabo usoma, kuko hari ibyo usoma hari n'ibyo udasoma. Ntabwo bivuze yuko ibyo usoma rero ari byo birimo ukuri kurusha ibindi. Oya, uzasanga abantu nyine umuntu afata Bibiliya akavuga ati Bibiliya ni igitabo cyera, akagenda akareba ibyanditse muri Bibiliya. Ikibabaje ni uko batanabifata mu buryo buri universe, mu buryo buri rusange, ahubwo bakabifata bakahita babizana neza neza bakabihwanya n'imyemerere yo mu idini ryabo, ukagira ngo Bibiliya yandikiwe idini ryabo, ukagira ngo Bibiliya yanditswe n'idini ryabo, ku buryo ababyumva ukundi ubwo ngubwo ngo ngabo ari abayobi, ku buryo uzagera gutyo ugasanga umuntu arimo aravuga Imana yo muri Bibiliya, ariko ntiyiteguye kumva uvuga Imana yo muri Korowani. Kubera iki? Kandi usange n'umusilamu nawe arakubwira ati igitabo kitagatifu, igitabo cyatanzwe n'Imana, cyahawe intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'umugisha, ni Korowani. Ariko usange n'ubundi abinjiji ntashaka kumva ko na Bibiliya nayo hari ibirimo. Ubundi umunyabwenge asoma byose, umunyabwenge yumva byose, ndetse na Bibiliya iravuga ngo ufate byose, sibyo? Ufate byose ariko ukuremo kuri. Abizera bayoborwa n'umwuka w'Imana, batayoborwa n'amarangamutima, ntabwo icyaba cyanditse muri Bibiliya, icyaba cyanditse muri Korowani, icyaba cyanditse mu gitabo icyo ari cyo cyose, n'icyaba kitanditse, ntabwo bivuze yuko ukuri kose kwanditse, kuko ibyo bitabo byose guhera kuri Bibiliya nyine n'ibindi byose bishamikiyeho, byose byanditswe nyuma, ejo bundi. Nta na kimwe gifite imyaka 1000 ku isi. Uzasanga ari ibitabo byagiye byandikwa nyuma mu kinyejana cya 15, cya 16, cya 17, igihe za filozofi zari zimaze gutera imbere, igihe kwandika byari bimaze gutera imbere, usange ni ibintu bishingiye ku bushakashatsi. Nta namwe bazakubwira yuko ibi bitabo byose abantu birirwa bishingikirijeho, izo nyandiko abantu birirwa bishingikirijeho zaturutse mu ijuru. Bazakubwira ngo kanaka yaranditse, ngo kanaka yaravuze. Usange kanaka ibintu yavuze mu kinyejana cya 19
bikubujije akazi, bikubujije gufata indangamuntu, bikubujije kujya muri gahunda rusange kubera gusa ngo igitabo cyanditswe na kanaka mu kinyejana cya 19 mu kinyejana cya 20, inyandiko ya kanaka yanditswe mu kinyejana cya 10. Okay, icyo narindiho kinatumye nyine nzamura iki kiganiro ni ukugira ngo ibintu bibe clear, ibintu bibe biri mu mucyo, umuntu ibyo yemera yo kujya hariya ngo bikubitisha abandi, ye kujya hariya ngo yumve ko ibyo yemera ari ukuri. Ubwo shingiye kuri iki ngiki cyitwa ngo uyu munsi 31 z'ukwa 12 ngo umwaka urarangiye, ngo ejo ngo ni ubunani umwaka uzaba utangiye. Ibyo ngibyo ni iby'abari muri systeme, ni iby'abagendera ku ngengabihe yashyizweho n'uwitwa Gregoire Gregory. Hari abandi bari muri ziri systeme, hari abandi bagendera ku zindi calendrier, kandi ubwo buryo bwa Gregoire bwashyizweho, iyo calendrier yashyizweho na Kiliziya Gatolika mu myaka 500 nyuma ya Yesu, mu myaka 500 mbere ya Yesu, nyuma ya Yesu, mu myaka 500 nyuma ya Yesu. Ni ukuvuga ngo nta numwe n'imwe Yesu ubwe na mbere ye bose bari bose dusoma muri Bibiliya, nta numwe wigeze agendera kuri no calendrier. Uyu munsi none abita abakirisitu, abita abantu b'ibitangaza ngo barimo kujya mu ijuru, abarimo gutanga amasezerano, abarimo gushima Imana, abarimo gukora bya bindi byose ngo mu izina ry'Imana, ngo Imana ngo yavuze, ngo Imana yatanze amasezerano y'umwaka utaha. Ubu ibyo ngibyo bita impera z'umwaka n'intangiriro z'umwaka, ntabwo abantu bose banditse muri Bibiliya nta n'uwigeze abigenderaho, nta n'umwe. Ko nibaza yuko abayisiraheli bo nyine bakomeje kugendera kuri iki gihe cyabo, kandi bitandukanye n'iby'ibi ngibi bya Gregoire. Rero mu myaka 500 nyuma ya Yesu, urabizi ko Kiliziya Gatolika yabayeho muri 300 na abatajya basoma, abatazi biva niyo bijya, babandi bamira bunguri, bazi yuko yatangiranye, Kiliziya Gatolika yatangiranye, Kiliziya yatangiranye ngo na Petero. No, Kiliziya sibyo nshaka kujyamo cyane, kuko hari ababizi kundusha, ababizi kundusha barahari benshi, ababyize, abizi uko amadini yagiye abaho n'icyagiye gituma abaho, barabizi. Ariko byabayeho muri 300 na bitangijwe n'umwami witwaga Constantine. Constantinople. Uko reka tugarukiriza, ntaza kuvuga ibintu by'abandi babivuga nabi, kuko sinacyo ushaka kuvuga. Icyo ndimo gushaka kuvuga nyine ni icyo ngicyo cy'uko abantu kujya hariya bakabaho bazi yuko ibyo barimo ngo ubwo ngubwo neza neza ari kimwe, system ari imwe n'iyo mu ijuru. Ntabwo ariko bimeze. Mu ijuru ntabwo ibihe bibarwa, mu ijuru ntabwo uyu munsi ari ku 31, ntabwo barimo guserebura yuko umwaka urangiye.
mu ijuru mu bwami bw'Imana ntabwo barimo guserebura yuko ejo umwaka utangiye. Ibyo ngibyo ni ibintu bibarwa hano mu isi, kubera yuko nyine ikintu cyose gifite itangiriro kigira n'iherezo. Mm? Ikintu cyose gifite itangiriro kigira n'iherezo. Ni ukuvuga ngo ah, hari amagambo yashatse guherekeresha iki kiganiro, ni amagambo atangaje ari muri Yesaya igice ni cya ah, igice ni icya 44 guhera ku murongo wa 9, ariko ntabwo turi bahasome hose. Baravuga ngo isuzuguza ibishushanyo bisengwa. Abenshi basenga ibishushanyo batabizi. Abenshi bibera mu myemerere yazanywe n'abantu ku nyungu zabo, cyangwa kubera undi migambi yindi bari bafite, ariko bakaba bari aho ngaho bazi yuko ngo barimo gusenga Imana, ndetse bakaba barabwiwe yuko Imana ariyo yashyigikiye yuko ngo iryo dini ryabo ribaho. Ndetse uzasanga nyine abenshi bavuga bati twebwe nitwe itorero, kubera ko twemera ibi, kubera ko tutarya ibi, kubera ko tutanywa ibi, kubera ko dusenga gutya, kubera ko dusenga ku wa kangahe. Ibyo ngibyo ni umugambi w'Imana, ariko nta dini na rimwe ryabayeho ku mugambi w'Imana. Abantu barabyutse, umuntu runaka cyangwa itsinda ry'abantu barabyutse bashyiraho idini, hanyuma batangira kwishakira abayoboke. Ikibabaje ntabwo bababwije ukuri. Rero hano bavugamo iby'umuntu wagiye agatema igiti, araza aragicana aracyota, ingeri imwe arayota, indi arangije ayotsaho inyama arazirya arahaga, amaze guhaga, amaze kota, amaze gususuruka, cya ingeri isigaye ayiremamo ikigirwamana. Ni ukuvuga ngo ni ingeri eshatu, ni igiti kimwe ariko gikoreshejwe ibintu bitatu bitandukanye. Bitandukanye. Kuri 17 bakavuga ngo maze ingeri yacyo isigaye akayigira ikigirwamana, nicyo gishushanyo cye kibajwe, akagipfukamira, akakiramya, akagisenga ati nkiza, kuko uri Imana yanjye. Abenshi uzasanga bashinga amadini kubera umurengwe, abandi bazashinga amadini kubera ibibazo biriho runaka, biri politike, cyangwa se uburyo abantu mwabonye ko nka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, amadini yabaye menshi cyane kubera yuko abantu bari bayakeneye. Niho hantu abantu bagombaga guhungira. Amadini yahindutse aho abantu bajya kwihisha ibibazo. Aho gushaka umuti w'ikibazo, abantu bakwepye ibibazo babikwepera mu madini. Amadini aba menshi, abayashinga rero reka sinakubwira. Kandi ushinze wese idini akaza avuga yuko ari mu muhamagaro, ariko benshi barabizi neza yuko yaje aturutse mu bibazo. Abandi nyine barebye baravuga bati nyamara hari ahantu, ni ahantu abantu bashobora kubona amaramuko, basarurira mu nduru, bashinga amadini, baza bayitirira Imana, baza bahanurira abantu ibintu by'ibitangaza bitabaho, bitanashoboka. Barabarya, babarya utwabo, barabacuza. Ariko abandi nyine n'ubundi babeshya yuko bakijijwe, babaho ibibazo byabo ntaho byagiye, gusa nyine bafite ku gakiza ko kugira karuma, bahabwa izo karuma. Rero uyu nguyu nawe yamaze kota, nyine yamaze kugira gute, amaze gususuruka,
ingeri isigaye ayiremamo ikigirwamana. Ku murongo wa 18 akavuga ngo ku murongo wa 18 wa 14 na ku karindwi babonye ngo nkiza kuko uri Imana yanjye. Abenshi bamaze gufata amadini yabo nk'aho ari Imana. Abenshi bamaze gufata abayobozi b'amadini yabo nk'aho ari Imana zabo. Aho umuntu ajya gupfuka imbere y'undi, aho umuntu abura gutekereza ku kibazo afite ngo arebe uko yagikemura, hanyuma akirukanka ajya mu idini. Aho abantu ubwabo batinyuka bagahagarara bakavuga ngo kanaka ni pere spirituel w'igihugu, kanaka ni pere ni data wo mu mwuka. Icyo kintu birina kibuzanya. Yesu ubwo yaravuze ngo ntimuzajye undi muntu mwita data, kuko data ari umwe, ari Imana. Ariko abantu bitwa ko basoma Bibiliya nibo iyo mvugo yamaze kokama yo kwita abantu ba se, ba dadi, ba mami, babandi bashinze amadini. Ntaho bitandukanye n'uyu muntu rero urimo gusenga ikigirwamana, urimo gusenga ikintu, igiti azi neza aho yagitemye. Ku murongo wa 18 rero haravuga ngo ntacyo bazi kandi ntacyo batekereza, kuko yabahumye amaso ntibabashe kureba, ikabanangira imitima ntibabashe kumenya. Nta wibuka, nta umenya ngo ajijuke avuge ati